Yesu ashimwe njyewe again ukuri nkunda apostle ukuri nkunda amen. So uyu munsi turavuga ku byerekeye ikigeragezo. Haleluya. Ibi mbabwira gutya ni nk'akacyayi. Haleluya. Buriya ariko umuntu ashobora gutegura inyigisho isaha yose, amasaha abiri, iki hano witegura mu 5 n'iki ko biri kose buriya numva icyo Imana yashatse kuvuga ku Mana ivuga mu gihe cyinshi mu gihe runaka. Mbese ivuga uko ushaka, ariko icyumwa no kuvuga uti ibi Imana iri kuvuga ukabyumva. Amen. Kuko at the end of the day iyo tuvuga Bibiliya tuvuga Imana yo mu ijuru, turi kuvuga ibyo iyo yavuze. Rero uri umunyabwenge wabyumva ukabikora. Ijambo riratubwira ngo ntukamere no kumupfapfa cyangwa namibagiwe, ariko uvuga ko uzi ubwenge asoma Bibiliya ajya nko kujya muri miwari kwireba ukiyoberwa. Umuntu usoma ijambo ry'Imana ntakora icyo rivuga, yiwe uri guta igihe. Donc wakagombye kuba wirebera ibindi rwose, kuko intego yo gusoma ijambo ry'Imana no kugira ngo ukore ibyo rivuga, ariko utarisoma ngo kugira ngo usumve ko wasomye ijambo ry'Imana cyo bimaze. Nko kuvuga ngo ugiye muri miwari wajya muri wanyine ugahita wibagirwa. So ibintu by'Imana ntabwo ari byo byo ku munwa, ni ibintu byo gukorwa. Haleluya. Munyere kukwizera kutagira ibikorwa nyinza kuri kwizera kugira ibikorwa. Ngo ni James Yakobo ngira mu Kinyarwanda avuga ko mbese benshi tuvuga Imana ku munwa, ariko imitima yacu kuri yacu y'Imana. Rero nandi Yesu avuze ku mwana yaryamwe mumvuga mu munwa, ariko imitima yanyu iri kuri yanjye yawe. Bivuga ngo nabavuga Imana ariko badakora ibikorwa by'Imana. Haleluya. Kumvira Imana biruta ibitambo. Ni ikintu cyumvikana kandi kitagomba ubwenge bwinshi. N'umwana w'imyaka 5 yabyumva. Kumvira Imana biruta ibitambo. Ibitambo ni iki rero? Ni ibintu dukora. Nk'ubumbwiriza. Haleluya. Abashira amaverse ku YouTube, abashira amaverse kuri WhatsApp, ku ma statut, nagira abapartage amavideo, bese abavuga Imana gusa ku munwa barayivuga pe, barayivuga Imana yangiriye neza, yakoze gutyo. Umva ni umuntu uri gukora, ariko se kwera urayifite mu mutima. Ahantu rero umuntu atandukaniye n'ukunda Imana ku munwa n'ukunda Imana mu mutima wayo, no gukora ibyo ishaka kudukora. Jambo rivuga ngo kuki muvuga ngo murankunda ariko mudakora ibyo mbabwiye. Yesu niko yavuze ngo muravuga ngo murankunda ariko ntimukora ibyo mbabwiye. Ikimenyetso cya mbere cyerekana ko dukunda Imana ni gukora ibyo tubwiye. Bivuga ngo uri nyine urapfa. Haleluya. Urapfa kuri kamere. Ni rwo rukundo Imana yatweretse, urukundo rwayo yica umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo. Ntabwo yadukunze gusa mu magambo ngo ndabakunda, nzabapfira, nzagira gute, ariko nta gikorwa. Ngo ariko yakunze isi y'abana bayo kugeza aho bahaye umwana wawe ikinege. Urumva hari mu gukunda Imana rero turitanga, natwe turapfa, tugapfa kuri kamere, tugapfa ku byo dushaka. Aho niho dutsindira Satani, aho niho twereka ko twakijijwe by'ukuri. Ntabwo dukizwa mu magambo, no. Nimba uri ahangaha uvuga ngo Imana amanywa nijoro, uvuga ngo Imana yangiriye neza, yagize gute, ariko umuntu yabona ibikorwa byawe ukabona ko bidahamije Imana, ukanga kwicisha bugufi, ukanga kumvira Imana ibyo iri kukubwira gukora, kugira ngo utumva ubabaye cyangwa se utumva usuzuguwe, cyangwa se ibyo byose ni za kamere za Satani. Ndagira ngo mubitse yuko umuntu ikiremwa muntu ku isi kidafite mwuka wera gifite umwuka wa Satani, gikorerwamo Satani. Ibitekerezo byacu ni satanike, ni bya Satani. Donc uko isi bayeho, ibyo twigisha nuko tumeze kamere, ni icyaha, donc ni Satani. Udakoreye Imana ngo ukore ibyo Imana ishaka byanditse muri Bibiliya cyangwa ibyo iri kukubwira mu rwihisho. Haleluya. Ndakumenyesha ko uba deja waraguye. Imana iri kuduhamagarira, turi mu minsi ya nyuma, ku buryo tugomba kumenya guhitamo neza.
Guhitamo neza rero birasaba nyine kwigomwa, birasaba kuba ubwenge ugasoma ijambo ry'Imana ukarikurikiza, kandi bivuga ngo uragomba kurikora kuko undi yarikoze. Oya, ni agakiza ni akawe, Imana izakubaza ibyawe. Niba ngo kuri wa munsi izadicira urubanza rutabera. Tuvuge wicaye ahantu uzi neza ko wagize nabi, ariko urakomeza uvuga Imana, urakomeza werekana amaverise, urakomeza ubwiriza, ariko uzi neza ko hari ikosa wakoze, uzi neza ko Imana iri kugusaba kwicisha bugufi, ugakomeza winangiye, ntabwo Imana iri kumwe nawe. Ibyo ukora byose ntabyibona. Ngo Imana kumvira biruta ibitambo. Ibyo bitambo bigushyize hasi, ubanza ugenda wicisha bugufi imbere y'Imana, wisuzume uvuge uti Imana, aha nicaye ni heza, ibi ndi gukora ni byiza. Aleluya. Imana iradukangurira kuba abakristo b'ukuri, cyangwa ukabivamo ukaba umupagani, kuko uri kuruhira ubusa. Wafuma rwose ugenda ugakora biswa uti niyo najya kwa Satani narayikoreye, aho kuvuga ngo uhagaze ikirenge kimwe aha, ikindi kiri muri Yesu, ikindi kiri mu kwa Satani, icyo gihe uba waramaze kugwa. Rero gukizwa by'ukuri ni ugukunda Imana. Amen. Ni ugukunda Imana, ntabwo ari amagambo, ntabwo ari ukwemeza ngo umwana iryarya mwe munkundisha iminwa yanyu ariko imitima iri kure yawe. Umva ko n'Imana na Yesu ubwe byamuteraga isesemi. Aleluya. Jimira ngo ukuba akazuyaze, ngo kugira ngo abantu bakazuyaze ngo izabaruka batera isesemi, batera isesemi, umuntu watera isesemi kuko ntabwo uri mu Mana, ntuburi no kwa Satani, ntabwo ufatika n'ahantu uri. Wafuma uvuga uti uyu ni umupagani, yaragiye byararangiye, udi muhimbara akanyoni ati ndi umupagani byararangiye n'ibiki, ahubwo ukomeza uvuga ngo uri umukristo, ariko ibikorwa byawe uratukisha Imana, ureke n'ibyo, ahubwo uratuma n'abandi batinjira mu ijuru. Amen. Kuko nanone twibuke yuko ijambo ritubwira ngo hari abari ku miryango batuma abantu batakizwa, biriya bitewe n'ibikorwa byabo ukora. Tuvuge ngo umuntu arakumenye, azi ko wakijijwe, ariko ikibazo kiragukubise, cyangwa uciye mu bintu abonye ukuntu byitwaramo nk'umupagani, akavuga ati Imana yiwe ntayo nemera. Umva bibabaje cyane. No selma waguye ari kurugusha n'abandi, uri kwica ubuhamya bwawe, uri koza Imana isoni. Uwo muntu rero Imana imutera isesemi, kuko ubura muntu w'akazuyazi. Aleluya. Afuma aba mu bapagani, umuntu akamenya ko ari umupagani. Hari n'ijambo rivuga ngo wewe wamenye ngo iby'ukuri ukagwa, ngo uba uri mubi kuruta abapagani, sibyo? Doko wamenye ukure ko nukugenderemo ngo uri mubi kuruta abapagani, byanditse muri Ezekieli. Amen. Rero urumva yuko ni ikintu kibi cyane, ni ikintu kibi tugomba gukorera attention, kandi si ukuvuga ko tugira intege nke, ahubwo wazigize ukabimenya ubigenza ute. Amen. Ubigenza ute? Aho niho nyine umukristo umumenyera, aho naho niho wimenyera ubwawe. Tureke no kuvuga abantu, kurya abantu n'abantu, ariko wowe ukuri uburyo bukuze muri wowe, ubukuzi. Kuko David yasenze isengesho, hari isengesho David yatsenze, nuva umutima urateye kuko ntararibona. Havuga ati iyo nkoze icyaha ndaremererwa Mana, numva ntameze neza. Icyaha nigitanga amahoro, ushaka kuyiha ukishakisha impamvu, ndakubwiye nta mahoro ubona, never, ntibishoboka. Umuntu waguye, umuntu ngene ushaka kuvuga udafite amahoro muri nose, ntago ari umupagani, ni umuntu wakoreye Imana ariko uzi neza ko ibyo ari gukora bitari bya Yesu Kristo. Nta mahoro ubona, ntusinzira, ntugira gute, ushaka kwinangira imitima, ariko uko winangira umutima niko ugenda ugwa mu mutego wa Satani. Hari n'abatagaruka, icyo kibabaje nyine, hari n'abatagaruka rwose ukaba umupagani winangira umutima. Baba Israeli hari abinangiye kugeraho inzoka zirabarya, Imana bateza isi irabamira. Bumva murazi ibintu byinshi byababayeho kubera iki? Kubera kutumvira Imana. Ariko urebye wumva Imana, ba Moses bandi harimo abumva Imana kandi bageze i Kanani, ariko abandi ntibagerayo. Atari uko batajyanye mu rugendo rumwe, atari uko batahawe amasezerano amwe, atari uko batahawe inzira zimwe, ahubwo ni ukubera imitima. Imitima ni ikintu gikomeye cyane ku mukristo. Umutima werekana ibiri muri wowe. Haleluya. Rero niho mpamvu ugomba kumenya uti eske nkorera Imana mu kanwa cyangwa nkorera Imana ku mutima, kugira ngo umenyere umukristo uwo ari we. Nimba uri umukristo wo ku munwa cyangwa uri umukristo wo kwizerwa mu mutima, ni wa wundi wemera guca bugufi agakora icyo Imana imubwiye, akareka gukora icyo kamere Satani amubwiye cyangwa kwigenga. Haleluya. Erega tureke n'ibyo, ijuru ntizaba amabibone.
iri juru ntizabamo abasambanyi, iri juru ntizabamo abavuga nabi, iri juru ntizabamo abatihanganye. No, kubera yuko mu ijuru ntabwo uzajya kuzana urwo rusaku rwawe, ntabwo uzajya kuzana ubwo bwibone bwawe. Imana izakubwira ikintu utajya kuvuga ngo ngewe se urambwira iki cyangwa mugenzi wawe, ntibishoboka. Mu ijuru hazajya abantu bamaze gukizwa, bakizwe iki? Ibyaha, bakijwe kamere, bakijwe ubwibone, bakijwe iki? Bakijijwe ibi nyine twebwe. Erega nta bindi waje gukizwa, nta kindi Imana yaje kwica uretse icyaha kikurimba. Ibyaha rero biravugwa muri Magalati 5:25, harimo ubusambanyi, ubuhehesi, ubwibone, uburakari, intonganya, kutababarira, ibintu byinshi cyane. Ibi byose nibyo waje gukizwa. Rero mu gihe udashaka kubirekura, ushaka gukomeza kwinangira kuri byo, ubwo nyine uburu wa Satani. Tugomba kuvuga ukuri. Si wa wundi uvuga uti Imana afite ikibazo ngo ino ntabara. Aho biratandukanye. Ko David urabona yaramenyaga, yagize intege, yaramenyaga ati Mana, iyo ngize icyaha muri nge birandemerera, nkumva ndaremerewe, mbabarira. Akihana kandi agasubira ku murongo. Aleluya. Ariko ntabwo yihanaga ngo agume yinangira. Amen. Ntabwo byashobokaga kuko we yakundaga Imana by'ukuri, yari afite umutima umenetse. Ushobora no kugira umutima umenetse ariko umunyantege nke. Uwiteka aragukunda, ariko uri wa wundi werekana hose ko ukijijwe, ngo Imana yampaye amahoro, ariko nta mahoro uri gutanga, mu bantu uri kuzana ibibazo gusa, nta mahoro ufite. Ayo ni amahoro y'isi, ntagarama amahoro yawe adaseseka mu bandi. Nibaza ayo mahoro ayariyo. Amahoro y'Imana ntabwo ateza ikibazo abapagani. Iyo mvuze muri sanse yuko ushobora kuvuga uti bakavuga ko ushaka gukora icyaha, umbwe ati no, njye ntabwo ndagikora kubera yuko narahindutse, bakabata wowe nta kigenda cyawe. Ariko iyo nuko Imana yaraguhaye amahoro yo kugenda mu gakiza kandi ugakamitseho. Ariko naho amahoro abeshya ni amahoro uteza imvururu, abantu bose ntawe wumvira, ntaki, ahantu hose ni indwano, ahantu hose nta uteza umutekano muke. Gusa ubwombwa ko aya mahoro arayiye. Amahoro y'Imana asesekara ku bantu baba muri kumwe. Ijambo ry'Imana ntabwo riguma muri twebwe, rirasesekara. Haleluya. Rirasesekara rwose. Kandi ntabwo ari ikintu uvuga ngo urabitse muri wowe gusa ngo kikurimo. Ntabwo ukijijwe n'ukuri kw'Imana. Nimba uruhande rwawe uhamya ari bubi, abantu batakumvamo, batakubonamo iyo mbuto, cyane cyane abantu, kandi akubwiye ntugishake kuzana inshuti zawe, inshuti zawe burya zazikuze, uretse ko nabo bashobora no kwemeza ko ukijijwe. Ariko ikintu buriya gikomeye cyerekana umutima w'umuntu ni ikintu cyitwa ikigeragezo. Haleluya. Reka mbabwire, mu Cyongereza hari ikintu cyitwa testing and temptation. So testing ni Imana ikugerageza. Amen. Noneho temptation ni Satani igutera cyangwa kugerageza. Ariko unfortunately ikibazo cyabaye nuko mu Kinyarwanda byose ni kimwe. Mu Kinyarwanda buriya byose ni kimwe. Nicyo ntakunda cyangwa nuko naze ayo magambo kuyatandukanya mu Kinyarwanda, ariko byose ni kimwe. Rero iyo Imana ikugerageza, reka tuvuge Abraham Imana imuhaye umwana witwa Isaac, kandi umwana yategereje igihe kinini cyane. Imana yabavuzeho, umva kugira ngo umuhe umwana, yareze uko azaza akaba umwana, yaramaze kumubonaho itangaza, ariko atazi ko inyuma yaho Imana izaza kumugerageza arebe kweri yuko akunda Imana. Amen. So rero hari bizituzaho nk'abakristo, Imana ije kugerageza agakiza kawe, ije kugerageza ko rero ibe kugukunda. Ni nabyo yakoze Yobu. Amen. Ni nabyo Imana Satani yabwiye Yobu ati, Satani yabwiye Imana ati wamuhaye byose, tunubimwambura katurebe ko agukomeza gukunda. Haleluya. Ni umva, umwe yamuhaye ibintu, undi ramwambura kugira ngo turebe ko ukunda Imana. Rero icyo ni babita testing of God. Iyo ni ikigeragezo cy'Imana kiza ku muntu kugira ngo irebe yuko ukunda Imana d'abord, kandi kigaragaza uburiwe by'ukuri. Ntabwo burya ugaragara iyo ibintu byose bigenda neza, ugaragara umutima wawe, abantu bakumenya iyo ibintu dereka tureka abantu nawe ubwawe urimenya iyo icyo kigeragezo cyagukubise. Haleluya. Numenya ko udashobora kubabara byoroshye, numenya yuko ugira ubwibone, numenya kurakara, numenya kuvugana. Donc ndayakubwire ngo biza kugira ngo expose bishire hanze. Haleluya. Ibiki kurimo. Amen. Uri umunyabwenge rero icyo gihe ntabwo ukomeza kwinangira kuri icyo kintu kibi cyakubayeho, ahubwo umukristo ababara kuko yaguye. Haleluya. Umukristo ababazwa n'ibyaha byiwe.
umukristo araremererwa ataha kuki nahatsinzwe Mana ngo atangira gusaba imbabazi, ahubwo ugakora ikintu gisimbura icyo nyine wakoze nabi, icyo wacumuyeho ego, ukavuga uti kugira ngo nsinde Satani nuko nigaruza nkakora icyo nakagombye gukora. Amen. Ni uko dutsinda Satani, nta handi uzatsinda Satani ibintu uri kwiha cyangwa wibwira ngo kuko nuvuga Imana cyane niho Imana izamenya kwikunda. Wapi, kumvira biruta ibitambo. Nyereka ukwizera kutagira ibikorwa, nanjye nzakwereka. Nyereka kuko uwo ibyo ukora byerekana uwo wemera. Amen. Uwo wemereye niwe mwami wawe. Ntabwo ari uvuga, ni ibyo ukora. Kuko ntabwo buriya kuvuga twese turavuga, ariko ikiri ngombwa ni nyereka. Nyereka. Njya avuga ntabwo wabwira umuntu ngo uramukunda kandi wirwa umuteye icyuma. No, hari ikibazo. Nabyumva. So, shaze vuga ngo ibikorwa biravuga kuruta umunwa. Amen. Rero urumva Imana igerageza Abrahamu igira ngo irebe ko imukunda. Haleluya, ko akunda Imana. Kandi kweli Abrahamu ngo yagenze iminsi 3 afite Isaac. Mwibaze, azi ko agiye kumuhamba, azi ko agiye kumutera icyuma. Abrahamu ntiyabwira umugore. Abrahamu ntiyatekereza kujya ubabwira, we yumvira Imana. Vuga ngo kumvira Imana, urugendo n'urwawe, ntiwishinga abantu. Kuko hari igihe ushaka kubwira umuntu ngo reka tuvuge umuntu yakugiriye nabi, yagukoshereje, ariko Imana ikavuga uti icishe bugufi, wowe witware neza, ugenda unamusaba imbabazi. Kandi wenda tuvuge muri wowe wumva kweri umuntu ari wakosheje, ariko kubera ushatse kubaha Imana no kugenda uko ijambo ry'Imana rivuga, ukavuga uti ngiye kwicisha bugufi kweri, nemere ikosa kugira ngo haboneke amahoro. Ariko kakaza undi umuntu akavuga ati uraba wisuzuguje, uraba wishyize hasi. Undi Satani nyine akorera mu bantu cyangwa akorera mu bibone nkawe, nawe muri wowe wenda ufite ubumuga w'ubwibone. No, sinagira gute, ariko si by'Imana itubwira. Urabyumva? Icyo gihe rero uragenda ukabikora utitaye ku byo abantu bavuga, utitaye ku isi ivuga. Ku isi amategeko y'isi n'amategeko ya Satani. Uru rugendo urimo n'urwawe n'Imana wenyine, ariko izaguhuza n'ibintu n'abantu ikugerageze. Uyu ni Imana. Tugira ngo tujye kuri kote ya Satani, turacyari ku ruhande rw'Imana. Ikugerageze mu bintu, mu bantu, mu bo mubana muki, kugira ngo yerekane, irebe kuyikunda, kandi nawe werekane imbuto zayo. None se uzabwiriza gute abantu bamenye kugira urukundo atari kutakunze umuntu udakundika? Abantu bazamenya ko wahindutse gute uri umuntu uticisha bugufi ngo umenye uti nakoze ikosa? Dokumva no mu gukorera Imana no mu kumvira Imana harimo no gukiza abandi, harimo no kwereka abandi inzira z'Imana. Umva hari ibintu byinshi uba wangije iyo wemera Satani. Umva uba wiburije agakiza ubwawe, ubujije n'abandi inzira. Urumva rero ni mpamvu haba ari intego nyinshi Imana tubaza gukora ibyo dukora mu kuyubaha. Urumva rero Abrahamu agendana iminsi 3 Isaac. Ibaze kugendana umwana wawe uzi neza ko ugiye kujya kumuhambira hariya, kandi uzi ko ntacyo yakoze, uzi ko nawe ntacyo wakoze. Ariko boom, bikuguyeho. Abrahamu kubera gukunda Imana, haleluya, yari yarashyize Imana. Niki Imana iduhamagarira, afata umwana iminsi 3. Ibaze kugenda iminsi 3 urugendo ufite umwana uzi ko ugiye kumuhamba. Ntiyabibwira kumutera icyuma daboro, ntiyabibwira nyina ko yarabizi ko namubwira shaka ko yarabizi nyina. Ni mpamvu ibyawe ubigendamo wenyine. Kumvira ntago wumvira muri rusange. Iyo wiyemeje gukorera Imana, ikintu umaze kubona ntabwo ari ikintu cya rusange, ni ikintu cya wenyine. Abandi bazakubwira ibi, bakubwira ibi, kandi kwizera kuratandukanye. Hari ikintu cyabaye ndabyibuka, abantu bakambwira ati kora iki, ariko manzi ko ibyo ari kumbwira ari ibintu byo kwihorera. Ndavuga ni hoya, reka ndindira Imana. Imana ivuga ngo niyo ihorera, nta mpamvu. Kandi ngumbebwije ukuri, byamfashe imbaraga, ariko nyuma byamaye amahoro. Biroroshye kwirwanira, biroroshye kwihorera, ariko byica wowe, ntabwo byicuriye. Kandi bituma utemera, nko kuba uvuze yuko uri Imana ku giti cyawe, utemera Imana. Amen.
dukizwe by'ukuri. Haleluya. Rero ubwo Imana ijya kugerageza Aburahamu, azamuka agiye neza kumutera icyuma, Imana avuga ati bireke, namenye ko unkunda by'ukuri. Urumva rero ubwo Imana imenya ko Aburahamu ayikunda by'ukuri, kuko yari yemeye kumvira Imana kuruta ibitambo. Amen. Yaremeye aravuga ati n'ubundi Imana niyo yampaye, niyo ngejeje aha, reka nkora ibyo ishaka. Uko rero ni kwa kugeragezwa by'ibigeragezo tugira biza bigaragaza kamere. Buriya Aburahamu iyo yanga, umugisha wiwe yari kubura. Murabizi ibyakurikiyeho nyuma y'ibyo byose, kandi Imana yamukunze paka pe kubera icyo kintu cyonyine yo kumva. Rero hari igihe ibintu bikubaho, Imana ishaka kuguha umugisha, ishaka kugira aho ikugeza, ariko ugahusha utazi ejo hawe hari imbere hariya. Kubera iki? Kubera kwikunda kuruta gukunda Imana. Kubera gukunda icyubahiro kuruta Imana, icyubahiro cy'Imana. Rero tumenye ubwenge, kandi umenye ko nimba ugeragejwe nturi uwa mbere nturi n'uwa nyuma, gusa umenye ko harimo abantu babiri hano. Hari abumviye, hari abatarumviye, bose barasoromye ibyo bahinze. Reka rero tujye mu kigeragezo cya Satani. Reka navuga n'umugabo witwa Yobu nawe Imana yaramugerageje nk'uko mubizi, kugira ngo irebe ko imukunda, imuvanaho ibintu byose, azana abapfapfa. Rero bakubwiye ngo kugira ngo ubahe Imana ni wowe, ni ku giti cyawe, ntabwo uzubaha Imana kuko umugore mwavuganye neza cyangwa yakubwiye neza cyangwa mwumvikanye cyangwa umugabo cyangwa iki. Ugomba gukora igikwiriye muri situation yakujeho. Mu bintu byose byakubayeho ugomba kugira intego yo kubaha no kubahisha Imana, kumvira Imana kuruta ibindi, kuruta uko bakubona, kuruta uko abantu bari kubone, kuruta uko abantu bari kuvuge. Ibyo nta mpamvu ko ntabwo bizakujyana mu ijuru, naho bizakugeza. Intego yawe nuko aho wicaye mu kibazo urimo cyangwa mu bintu byakugwiriye cyangwa mu bintu Imana iri kugucishamo, ugomba gukora icyo Imana yakubwiye uko biri kose. Icyo bigusaba cyose, niba gusaba gusuzugurwa, urabikora kubw'Imana, kuko nta muntu wasuzuguye kurusha Yesu, nta muntu waciwe amatangwe kurusha Yesu, nta muntu wasuzuguwe ku isi nka Yesu. Ibaze umwana w'Imana ufite ibintu byose, ariko Mana iyo utubabara ni ukuri kw'Imana, ni ukuri Imana igitubabarira cyane. Yesu yarasuzuguwe, aremera, arakandagirwa, acirwa amacangwe mu maso n'abantu yaremye, n'abantu afite kubwira ati pfa agapfa, n'abantu ashobora guhamagara abamarayika umva, ariko araceceka kugira ngo aheshe Imana icyubahiro. Aremera, arakandagirwa, agirwa nyine. Akuze kumva isi yose ari yawe, ukaza ukabura naho urara, ukavugaho nk'umukene. Ngo iyi sura baratubwira ngo yari afite isura itari nziza. Buriya bari abazungu bashushanyije Yesu uko yasaga. No, ntabwo ngo yari afite ikintu cyiza kure ku buryo wamwifuza. No, yari umuntu uciriritse, umuntu usanzwe, ariko ari we nyirisi. None wowe akantu gato ngo no, ntibyashoboka. Kuki bitashoboka? Gusa ubwo wazabana niyo Mana, ntabwo bishobokanye. Umva, Imana itubabarire. Nta muntu warenganijwe kurusha Yesu. Yararenganijwe pe, baramubeshye kandi baranabimuhambira, ariko ntacyo yavuze, kuko yari afite intego yo kubaha Data wo mu ijuru. Kugira aho twemere ko byamuremereye igihe ari kuri Getsemane, ati Data bishobotse igikombe wakimvanaho, ariko bigenda uko ushaka. Urumva, nubwo yageze aho yumva intege ziramufasha, ariko yaravuze ati bigenda uko ushaka atari uko ushaka. Nimba ubona bidakwiye, ndarushye, ndababaye, ariko ndamekura icyawe. Aremera paka, kandi Imana ntiyakivanyeho, ahubwo Imana yamwohereje abamarayika kubera kwicisha bugufi, bamwongerera izindi mbaraga, kuko yari afite intego yo kubaha no kwemera akisuzuguza, akajya ariko kubaha Imana. Naho twebwe n'ibyubahiro dushaka, ubundi urinde turi bande. Imana itubabarire cyane. Twarangiza tukicara ngo turakijijwe. No,
no, no. Rero iyo nivuga nicyo cyagaragaje Yesu, nibyo bigeragezo yaciyemo byagaragaje nawe Yesu nawe ubuyemeraga. Byerekanye ko ari agakiza, kuko yageragezwa na Satani aramutsinda, ageragezwa n'inshuti, Yuda iramugambanira aramwihorera, ageragezwa n'abasirikare baje kumufata, Pierre ashaka kwihorera ati reka nakubwiye ko utihorera. Nta muntu wihorera, nimba uri umuntu uraho wihorera ukiri mu bintu byo gushaka kwihorera, ushaka ko abantu bakubaha ugira ijambo ugire gute ku ngufu, ufite ikibazo gikomeye, ahubwo ufite ubwibone bubi cyane, ugomba gukizwa, kuko ubwo bwibone ntabwo ushobora gukorera Imana. Ugomba kugera ahantu uvuga uti ntabwo nkiriho, Yesu Kristo ni uri muri njyewe. Icyo umuntu yagukora, niyo umuntu yagucira mu maso, baratubwira ngo umuntu agukubise ngo hano urongera ukamuha urundi rushye hano, siko Imana yatubwira. Ntabwo ubwo umuntu agukubise hano uhita urakara ugende nawe utangira uzane ikintu cyo kwihorera. Ubu uri umupagani, ubu cyangwa uri umukristo w'umwana mu mutwe, ubu utarakura, iyo kamere igomba gupfa. Rero hari ibintu Imana itwehereza kugira ngo yerekane ibiturimo, maze dukizwe tubuhoke tujye mu ijuru. Ariko niwinangira umutima nyine bwo nakazi kawe. Ikindi reka tuvuge Yobu. Urabizi Yobu nyine nandi kuri Yobu mvuga nti umugore aramubwira ibi ntiyabikora. Nyine ni wowe ugomba guhitamo kugenda mu nzira z'Imana wenyine, nta wundi ugomba kureberaho. Nimba Yobu umugore wawe yarihakanye Imana, ntabwo uvuga ko uzayihakana. Inshuti yawe kubwira ati reka ibyo ntabwo bari ko tubigenza twe, ibyo ni ibyabo, ariko wowe rwanira ijuru. My dear basendere, my dear, ijuru rirarwanirira, kuko nibyo byose bituma utajya mu ijuru, nta nubwo bizakuvugira. Reka turebe rero wageragejwe na Satani. Aho twavuga ko ubundi mu Cyongereza bavuga testing, no temptation, ni kugeragezwa ariko kuvuye ku cyaha. Imana ntabwo ijya kugerageza ku cyaha. Reka ntabwo Imana ikugerageza ku cyaha, ni wowe uhitamo gukora icyaha. Ninde muntu Satani yagerageje ku cyaha? Yuda ni example nziza, kuko yari igendanaga na Yesu aramwireka byose, ariko ngo Imana iba yamaze gukora n'umuntu. Nawe twamutangaho example, nubwo bivuga ko yagombaga kubaho kugira ngo ibintu bibe, ariko akora icyaha pe, ntiyihana, ahitamo kwiyahura. Benshi rero kwiyahura ushobora no kuba uriho ariko wariyahuye. Kwiyahura mu mwuka ni ukuvuga ko utakigendana n'Imana, utakibana n'Imana, warinangiye imitima kugeraho donc ukora ibyo ushaka, ugenda uko ushaka. Ko ni ukwiyahura mu mwuka kabisa. Urumva, nugera ahantu wumva yuko ntawe ukuvugiramo, ntawe ukugira gute, ujye umenya ko nabwo wabwiye Imana ko itakuvugiramo. Kuko Imana igira abakozi bayo nk'uko Satani agira abakozi bayo. Wakishijwe, nta muntu, ni bake bakizwa babonye Yesu ngo arabamanukiye ngo ndi Yesu ndi Jesus. Abo ni abantu bagiriwe Imana ubuntu, ariko nabwo bibaze kugira gutya. Imana igenda ibahuza n'abantu, ntabwo ukora agakiza wenyine. Imana ikohereza abajyanama beza bakujyana mu ijuru. Amen. Niyo mpamvu ngo umukristo yakoze ikosa genda umuhanure. Ntabwo Imana ivuga ngo jya gusenga, ivuga ngo jya kumuhanura. None kuki Imana itubwira ngo musengere? Ntabwo itubwira kumusengera, itubwira kujya guhanura umukristo wakoze amafuti. Niyanga zana undi mujyane, niyanga mujyane ku mupasita, niyanga mujyane ku itorero. Harahumvishe ngo musengere. Hari ibintu ntajya ntemera, hari ibintu ntajya twigishijwe amarangamutima, twigishijwe ijambo ry'Imana ribi. Niyo mpamvu utabona imbaraga z'Imana. Ntabwo babona, nta mikino. Ntabwo umukristo wamubona yasambanye uvuga ngiye kumusengera. Wapi? Ndagenda mubwire ngo reka. Umukristo yataye urugo, wowe uri yange zana undi, yange zana itorero, yange ngo uhita ugira gute, uhita umureka n'umupagani ngo ntigeze nabo umukristo, nubwo bwose yagendaga bivuga. Ibigeragezo nibyo biza kwerekana kweri uri mu rusengero n'utarimo, urimo amaguru abiri n'urimo ukuguru kumwe n'ukundi hanze. Ko niko niyavuze ko doke uwasha kugira intege ariko ukajya kumubwira kihana ngo
ubugize guteramu cyangwa arabibagiwe uwo umufashe nyine umugaruje mu banyu, kuko satani arataka, satani aratera, si bose babishobora ku kanya, ariko wakijijwe amenya ko yakoze nabi akicisha bugufi akavuga ati reka nkore Imana imusabye gukora, aho gukora ibyanyu. Ariko nuhitamo gukora ibyawe umenye ko utazaba ubarwa mu bantu b'abakristo bakijijwe. Imana nawe irakureka, irakureka. Umutima ni ikintu gikomeye cyane, kandi ibyo kigeragezo nicyo kiza kwerekana uwo uriwe. Bon, wumva rero Yuda yaratsinzwe, yageragejwe na satani, areba iraha ry'amafaranga afite. Tuvuge nimba ufite iraha ry'ibyubahiro ko abantu bagomba kukubaha cyane, satani azakwataka nyine, azakwataka n'umuntu agutuke cyangwa akubwire nabi, kuko wumva ukwiye kubahwa, wumva uzamutswe umutwe cyane ugiye hejuru, ubaye Imana, icyubahiro kigirwamana ukuvugiramo, utangire nyine wicira inzira. Ariko Imana isi kutubwira, Imana itubwira kwicisha bugufi. Yesu ntabwo yishyize hejuru ngo aziyambare ikamba. Ni nacyo kintu cyatumye abayuda abantuza b'Isirayeli bumvaga ko hazaza umwami washyize hejuru nk'abo, kuko barafite ubwibone muri bo. Ariko Yesu azavuga ati inzira ni y'agakiza niyo kwicisha bugufi. Ngo umukuru mu ijuru ngo ni wa wundi uca bugufi, useriva abantu, uko yavuze. Ibaze nawe, uwo niwe mukuru, ngo abica bugufi n'izamura hejuru, abishyize hejuru irabamanura. Ntabwo uzashaka kuba Imana n'ikigirwamana ushake kuzana ngo wumve ko Imana izakorana nawe. Ntibishoboka. Kandi simvuga ngo ni umuntu, hari abantu baba bavuga buriya bavuga gutya, ariko bicisha bugufi. Kuvuga cyane, kubura umuntu uvuga ukuri, ntibivuga ko uticisha bugufi, biratandukanye. Kwicisha, hari n'abantu bacecetse bagenda nk'intama, ariko ari abibone mu mitima bateye ubwoba. Ubwibone ntabwo bugaragara mu kuvuga gusa, ntibazababeshye. Hari umuntu ucecetse ariko afite ubwibone mu mutima, ntawe umuvugiramo, ntawe umubwira nabi, ngo ni dayimoni yicaye mu muntu ariko agenda acecetse. Rero ntimukajye mwibeshya ibintu, ariko twe dusenga turobanura imyuka uramubona. Haleluya. Kandi ubamenyera cyane cyane nyine mu bikorwa. Imbuto zerekana umuntu, imbuto zigaragaza umuntu, imbuto cyane cyane kandi zigaragaza wowe. Urebe, wisuzume, ntujye kure, irebe. So, umva rero yageragejwe na satani. Undi navuga wageragejwe satani ni Yves nkunda kumujyaho cyane, kubura byose no byatereye. Yves ageragejwe na satani. Ubwo nyine byase byerekana iraha ry'ibintu. Yves yashakaga iraha, ibyo yari afite ntabwo byari bimuhagije. Ubwo ntiyamenya kwihangana. Kandi ikibabaje, iyo satani yakugerageje ugatsindwa, wawinjije inkota iwawe. Kabisa wica ibintu byinshi cyane. Ariko kumvira Imana birimo umugisha ukomeye, nubwo bigoye ko nyine turi abanyabyaha, bigoye ko turi abibone, dufite ibyaha nyine tudashaka kureka. Nicyo kibazo. Ariko iyo ubikoze usanga ariko no ku neza yawe, kuko buriya tuvuge tuti kananga nka example, tuvuge ngo aho kugira ngo urakare wikubite ugende, ukavuga uti no, Imana yambwiye ngo ngende ncishe bugufi mbabarire. Ubwo se urumva utaba urinze urugo aho kugenda. Iyo ugiye se bigenda bite? Winjiza nde? Abo mwahuye, ibyo wavuze, ibyo bakuvuzeho, ibyo wivuzeho, ibyo wavuze, n'undi wasigaye abo yavuganye nabo, n'ibindi satani yinjije. Umva nyine akaga ubukoze. Umva rero kwumvira Imana birimo inyungu zacu, nta nubwo ari inyungu z'Imana, ni inyungu zacu. Uretse ku nyungu y'Imana yo ireba uyikunda n'utayikunda. Haleluya. Kandi ibonye ko uyikunda, umva kuba inshuti y'Imana ni ikintu gikomeye cyane, ariko ntabwo ari ikintu gipfa kuza. Yesu yaravuze ati kuki muvuga ngo murankunda ariko nimukore ibyo mbabwiye. Vuga ngo ahantu honyine werekana gukunda Yesu, nawe yemera ko mukunda, nuko umwumvira. Kandi kumva ntabwo agenda ku mategeko yawe. Yesu ntabwo agendera ku marangamutima yawe, agendera ku ijambo rye. Nimba Yesu yarabikoze, nawe ugomba kubikora. Nimba Yesu yaratutswe, ugomba gutukwa, ugomba kwemera, ugacishwa bugufi.
haleluya, haleluya. Yesu yarababariye, tugomba kubabarira. Amen. So rero iri jambo ni ijambo rikomeye, kandi ufite ubwenge araryumva arikurikiza. Kumva ijambo si cyo cyangombwa, ahubwo ni ukuryumva ukarikurikiza. Nko gusoma ijambo ry'Imana nicyo cyangwa gupostinga ijambo ry'Imana si ngombwa utarikurikiza. Haleluya. Imana izareba ibyawe, izareba imyitwarire yawe, izareba kamere. La bonda setere benda, seterese lekonda la benda. Igihe ni iki cyo gukizwa? Igihe ni iki cyo kureba ukijijwe udakijijwe? Si no kureba ngo abantu bakubone, wowe wimenye matere benda. Igihe ni iki tugiye kugeragezwa tukareba icyo uri cyo, icyo ukoze mu iki. Haleluya. Ninde mwami wawe, ukuri n'utari ukuri? Kandi abazumvira Uwiteka muzagera kure, abazinangira izabareka. Ni igihe cyo guhitamo. La bonde sete, ukijijwe udakijijwe, akicara hariya undi akajya hariya. Ngo izabareka bose bakurire rimwe, ngo ubundi ize ibagire gute? Ya verse ibarobanure. Si verse ivuga ngo hakuraga amasaka n'amaki, ariko ngo ikabihore bikazakurira rimwe, ngo ubundi umunsi umwe ikaza igatoranya ibyiza ikabishyira ibibi ikabishyira mu muriro. Ntibigutangaze rero kubona ujya gusengana ugasengana n'abandi, ushyira amapost ugaposta, ntacyo bivuze utari korekera Imana. Ntacyo bivuze tudahinduka. Ntacyo bivuze ibintu twiha ngo njyewe uko ubyumva, ntago ari uko ubyumva, ntago ari njyewe, ni uko Imana ibikora, uko Imana ibivuga, uko Imana ibyumva. Naho bihuriye ngo inaciye muri ibi wa dele bonda setele benda. Byo ntacyo bivuze. Hala benda ngo waciye aha, wakoze ibi, wabaye iki? Yesu yaciye aha, Yesu yakoze ibi, ariko aremera, yubaha Imana muri byose. Nta excuse dufite nimwe kuno ukuri, kandi nta mibabaro ufite Imana Yesu ataciyemo. Nta gusuzugurwa ufite Imana Yesu atasuzuguwe. Nta kwangwa dufite Yesu atanzwe. La bonde, nta hantu Yesu ataciye udaca, uretse nuko nemeza ko we yanaciyeho bibi cyane, kubera ko we nta nicyo yaziraga. We nta n'icyaha yari afite. None tuvuga ibyo, yari umwere, ariko kubaha Imana yonyine nicyo yaragambiriye. Ngo njye naje gukora icyo data yambwiye gukora. Iryo jambo yararivuze. Mureke ibindi muri gukora. Ngo abantu bakamwogeza akavuga ati ntacyo byo bimubwiye, kubera ko yari amaze kumenya ikiremwa muntu. Icyo ni icyambere. Ikindi yarazi ibitekerezo byabo. Ikindi ntago ariyo focus yari iye. Focus ntago ibyo akundwe n'abantu bamwemere, cyangwa we yikunde yumve ko ari igitangaza. Wapi, yari yatanze ubugingo bwe kuba ibitambo. Natwe rero imibiri yacu ni imibiri ya Mwuka Wera. Tugomba kumenya ko dufite umuntu udutegeka, kandi tugomba ko tumenya ko dufite umuntu udutegeka, afite amategeko yiwe, afite imigendere yiwe, imyumvire yiwe. Mu gihe utumva yuko wemeye Kristo nk'umukiza umwami, wakwisubiraho. Ni igihe cyo kwisuzuma. Ntabwo twakurikiye Yesu ngo twikurikire, tubwire Imana uko igomba kutuyobora. Benshi bavuye mu nzira z'Imana, ariko babizi kubera ubwibone bwaraje burabahumya, bakorera izindi mana zo mu mitima yabo. Dukuri Imana itubahirije. Kandi wowe wumvishije rino jambo, hiryawe irebe wisuzume. Nta mpamvu nimwe iyo mpamvu uri gutanga ituma utubaha Imana. Nta gaciro ifite, ni icyaha. Nta nubwo uzagira amahoro mu mutima paka wumva Imana. Gusa ikibabaje, ushobora no kutahabwa umwanya wo kwihana Imana iri kuguha uyu munsi. Ejo hawe ntuhazi, nari ijoro ntuhazi, ariko kuva ukiriho ni ukugira ngo Imana iguhe igihe cyo kwisuzuma no kwitegura. Buriya ushobora gutangira neza ukarangiza nabi.
birababaje. Nk'uko warangiye utangira nabi ariko ukarangiza neza, icyo nicyo cyangombwa. Ijuru rirarwanirira. Gukunda Imana ni ukuyumvira, si ukuyivuga. Tureke kuba indyarya, tureke kuba indyarya, kandi tureke kurema imana zacu mu mitima zigenda ku gahunda zacu, zigendera ku marangamutima yacu. Ahubwo twumvire Imana, turwanire kumvira Imana, tumere nka Davide. Dukoze ibyaha turemerwe nabyo, tubura amahoro, ibitutsi. Kuko iyo uri mu kuri kw'Imana urasinzira. Amen. Ariko the wages of sin is death. Mu Kinyarwanda rero nzura bivuga wages. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ibihembo byo gusuzugura Imana, ibihembo byo kwihagararaho, ibihembo byo kwigira Imana, ibihembo byo kutumvira, byo kwinangira, bigana urupfu. Uracyari ugeze mu gakiza. Ibyo urimo ni ibiki? Niki Satani yakweretse cyangwa akunze cyane kuruta Imana, kuruta ubugingo bwawe? Urarekura, kandi ntabwo uzakurekuza ni wowe. Ni ubwibone, ni ibyubahiro, ni uburakari, ni ugutabara, ni iki? Gukunda amafaranga. Ica inzoka uyu munsi, wikate umutwe, vanamo iyo kamere. Haleluya. Ukizwe, wemerera Imana, ubundi wakira ubugingo buhoraho. Cyangwa inangira umutima wange nyine, ubundi uzasarura urupfu. Imana iduha umugisha, ibaha umugisha. Iri ni ryo jambo Imana yateguye kurguha uyu munsi. Iki ni igihe cyo kwitegura, cyo kwisuzuma, cyo guhitamo.